turabasuhuje bakunzi ba Country FM kandi nanone bakunzi b'ubutumwa bwiza kandi nanone bakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Amen. Turabasuhuje cyane kandi tubashimira ubudahemuka bwanyu mu gukurikira Country FM ndetse nanone mu gukurikira ikiganiro ijuru ntirikorerwa, ariko tubiseguraho cyari kimaze iminsi kidatambuka nk'uko twari twabibamenyesheje ko kigiye kumara igihe runaka kidatambuka, ariko turashimira Imana. Amen. Amen. Turashimira Imana ko uyu munsi yongeye guca kanzu. Amen. Kugira ngo ikiganiro mwakunze muri benshi cyongere cyumvikane kuri mikoro za Country FM 105.7. Nta cyahindutse ku masaha ndetse n'umunsi ni kuwa kane isaha ni 2 z'ijoro kugera 3. Yego. Muzajya mwongera mwumva ikiganiro mukunda kandi kibagirira umumaro. Amen. Uwo muri kumva kuri mikoro ni Emile Nshimiyimana, nkaba ndi umwana w'Imana mbikesha kwizera Yesu we wishyizeho ibyaha byanjye byose agaharabwa n'igihano cyabyo, hanyuma nk'ingurana akampa gukiranuka kwe, ariko n'igihembo cyo gukiranuka aribwo bugingo buhoraho. Amen. Nkaba ndi mu isi mfite ibyiringiro bidashidikanywaho ko iwacu ari mu ijuru. Amen. Nejejwe rero no kuganira namwe mu gihe cy'isaha imwe, ariko sindi njyenyine muri studio, ndi kumwe na mwene data ngira ngo abasuhuze abibwire ubundi dukomeza ikiganiro ariko twamaze kumenyana. Karibu mwene data. Urakoze muvandimwe. Nanjye ndasuhuza abakunzi ba Radio Country FM kandi abakunzi b'ikiganiro ijuru ntirikorerwa. Yego. Amazina rero ni Musabyimana Joseph Mugisha, ariko ndi intungane. Yego. Ndi intungane, namenye ko nabaye umunyabyaha kubera igicumuro cya Adamu, ariko kandi nzakumenya nanone ko Kristo yaje mu isi kugira ngo yiyunge n'abari mu isi. Yego. Ayo makuru rero meza narayamenye, Imana ihereza umutima wanjye kwizera, nuko nizeye urubanza rw'iteka ruva mu mutima wanjye. Yego rwose. Kuri ubu ndanezerewe kubera ko nabonye ijuru ko ni ibintu birenga ubwenge bwacu kubivuga, kuko twamaze igihe kinini cyane turishaka mu mirimo yacu ntitwaribona. Yego. Ariko igihe kigeze tumenya ko Imana yaritangiye ubuntu muri Kristo. Amen. Ntabwo yaritangiye ubusa nta kiguzi. Yego. Ariko ikiguzi n'ubundi niyo yakishatsemo, niyo yagitanze. Amen. Iyo tubwira abantu ko ijuru ridakorerwa ntabwo tuba turi kuripfobya. Hatanzwe ikiguzi kiremereye. Yego. Umuntu atari kubasha kubona. Amen. Impamvu ridakorerwa nuko ikiguzi cyaryo nta muntu wakibona. Yego. Ahubwo ni Imana yonyine yakituboneye muri Kristo. Amen. Amen. Adushima Imana. Turagushimiye Mana yacu. Amen. Wewe waremye ijuru n'isi, ugahanika ikirere, ukarema inyanja n'ibiyirimo byose, ukarema n'umuntu wifuza ko yaba mu isi akumvira, ariko icyaha kikamutandukanya nawe. Turagushimira ko utaturetse ngo tugende buheriheri, ahubwo wadushakiyeho kuducungura. Amen. Wemera muri Kristo kwibaraho ibyaha byacu. Amen. Ariko kugira ngo nanone utwambike gukiranuka kwawe muri we. Amen. Tube turi mu isi turabakiranutse. Turagushimiye. Amen.
ayo niyo mahoro dufite, niyo munezero dufite, nibyo byiringiro dufite, nibwo butunzi dufite. Amen. Tugushimiye kandi ko wemeye ko uyu munsi twongera kumvikanira kw'izi mikoro tubwira abantu ubutumwa bwiza. Urakoze. Turasabira duteze amatwi bari mu turere dutandukanye. Amen. Kugira ngo imitima yabo icire bugufi kumva ijambo ryawe no kuryumvira, kugira ngo nabo turaganwe ubwami bwo mu ijuru. Amen. Turasabira igihugu cy'u Rwanda amahoro. Amen. Kugira ngo dukomeze tuvuge ubutumwa bwiza nta nkomyi. Amen. Turasubira abayobozi bacu cyane kugira ngo ubahe ubwenge buguturutseho. Amen. Babashe gukora ugushaka kwawe. Amen. Turasabira nanone abayobozi ba Kantere FM umugisha. Amen. Ndetse no kwaguka kubw'uko bakomeza kwemera ko nanone ijambo ryawe ritambuka kwizi mikoro. Amen. Turasabira bene data batwumva kugira ngo bakomeze kugubwa neza no kumenya ugushaka kwawe nanone. Amen. Muri byose ntabari twe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Ihimbazwe iteka. Uyu munsi turaganira ku ijambo riba mu byahishuwe, igice cya 14 umurongo wa 13 twahareba. Yego. Tukasoma hanyuma tukaganiriza abatwumva. Yego. Tubibutsa ko mwemerewe kuza kuduhamagara nyuma, turaza kubabwira igihe nikigera. Turababwira uburyo mwatuhamagara kugira ngo mugire uruhare mu kiganiro. Yego. Twihuse ibyahishuriwe Yohana igice cya 14 umurongo wa 13 wahadusomera. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yego. Haravuga ngo numva ijwi rivugira mu ijuru urimbwira riti, andika uti, uhereye nonaha hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati, ye, ngo baruhuke imihati yabo, kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Barahirwa bapfa bapfira mu mwami. Barahirwa. Ntago bavuze ngo harahirwa umuntu upfa yarubatse etaje. Ntago bavuze ngo harahirwa umuntu upfa ariko yaramaze gutunga imodoka 3 cyangwa 4. Ntago bavuze ngo harahirwa umuntu upfa ari uko yagiye mu ndege. Urakoze cyane. Ngo asigaye ajya kurangura Dubai. Ntago bavuze ngo harahirwa umuntu upfa yarize PhD, afite professora. Baravuze ngo hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami. Bapfiriye mu mwami. Amen. Namahirwa akomeye cyane. Ahari birashoboka ko umuntu ashobora gutekereza ko guhirwa mu inosi ari ugutunga ibya mirenge. Yego. Wakanavuga ati nge sinahiriwe kubera ko ntago nageze kuri iki. Ntago nahiriwe kubera ko ntago ndabona umugabo. Ntago nahiriwe kubera ko sinabonye umugore. Ntago nahiriwe kubera ko nubwo nabonye umugabo cyangwa umugore ntago urwo rwambereye rwiza. Ntago nahiriwe kubera ko abana ntago bambereye beza. Ariko tujye tukubwira ngo uyu munsi ngo urahirwa niba uzapfa upfira mu mwami. Mu mwami. Amen. Ngaya mahirwe kubigeraho, kumva ko wabaye ubuzima mu isi ukagera ku ntego. Ukagera ku ntego. Suku uzagera ku myaka 80. Suku uzagera ku myaka 100. Suku uzagera ku myaka 70. Ahubwo nuko igihe cyose wazavira mu isi uzapfa upfiriye mu mwami. Amen. Ayo niyo mahirwe. Ndashimira Imana ko aya mahirwe nge nayabonye. Imana ishimwe nanjye narayabonye. Ariko kuri uyu munsi no kuri aya masaha hari undi nawe wayabona. Amen. Niyo mpamvu turi hano. Amen. Amen. Akaba umuraganwa natwe ubwami bw'Imana. Nibyo wowe dukurikiye. Niba ukiri mu rugendo utaha, niba wageze mu rugo, twagira ngo tukubwire ngo urahirwa n'upfa upfiriye mu mwami. Ariko tugenda tukubwire ngo nanone gupfira mu mwami bisobanura. Yego. Abantu benshi twagerageje kuyoboka amadini no gukora imihango no gukorerwa imihango amadini akorera abayayobozi. Ibyo tukabyita kuba abakristo, tukabyita kuyoboka Imana, tukabyita ubukristo kandi. Yego. Tukabyita kandi ko turi mu nzira ijya mu ijuru. Yego. Ariko mu by'ukuri
ntabwo ariko kuri hari igihe bisa nkaho bitungura umuntu ndetse umuntu akamera nk'ugonza urukuta umuntu akibaza ati wa mugani najyaga hehe akibaza ngo nibikimaze mu imyaka n'imyaka ndagira ngo nuyo byagutungura ubyemere birashoboka ko wamara igihe kinini uzi gukorera Imana nka Sawuli waje kuba Pawulo ariko inyuma akaza gusanga atarakoreraga Imana ahubwo yararwanyaga Imana zikayikorera yari afite ishyaka ry'Imana ariko ritava mu bwenge birashoboka iryo shyaka nakwe twararigize abenshi bararifite kuririmba muri korali sukuba mu mwami gucubuzi gucuranga sukuba mu mwami kujya mu butayu sukuba mu mwami kuba umuyobozi wa korali sukuba mu mwami gutanga icya 10 n'amaturo sukuba mu mwami ntabwo kugira ingeso nziza runaka abantu bakazishima bakazemera ibyo ntabwo byitwa Pawulo yarazifite avanywe ari nyangamugayo kubigendanye n'amategeko kandi kubigendanye n'ishyaka avuga ko ntawe ari mu rushije ariko ntabwo aho hari yari mu mwana kuba mu mwana nicyo tugira ngo dusobanure nk'uyu mugoroba kuki bisaba kuba mu mwami nuko tutavukira mu mwami icyo kintu abantu bacyumve neza hari ahandi tuvukira kandi aho tuvukira hakaba hadutandukanije n'umwami amen nibyo reka mvuge ko ndetse twavukiye mu bundi bwami twanavukiye ku wundi mwami ariko noneho yabisaba ngo igihe nikigera umuntu yimuke ave muri kavukire y'ubwo bwami bundi bwa mbere ajye mu bwami bwa kabiri twavukiye mu bwami bwa Satani Bibiliya avuga ntabwo tujyayo kuhasoma Abaroma 5:18 Abaroma igice cya 5 umurongo wa 18 na 19 haravuga ngo igicumuro cy'umuntu umwe cyateka abantu bose bahinduka abanyabyaha banacirwaho iteka uwo muntu umwe ninde ni Adam nta wundi muntu dukomokaho nta ufite ahandi hantu akomoka hatari kuri Adam cyane rwose igicumuro cya Adamu cyatugize abanyabyaha twese nta numwe uvuye nta wasimbutse Adamu na Eva abantu ba mbere Imana yari baremeyemo yuko muntu yose irabwira ngo mubyare mwororoke mwuzure isi twese naho twaremewe twese naho dukomoka hanyuma rero twaje kugira ibyago wo dukurikiye tutaratangira kororoka kuri abo bakurambere bacu bagomera Imana biturutse kuri Satani bumvira Satani binjira mu bwami bwa Satani bakora icyo Imana yababujije ahubwo bakora icyo Satani ababwiye basuzugura Imana hari n'abantu bibaza ngo bari iriye tunda nta rindi bumviye shitani ni iryo ngiri ni umwuka wa shitani bakiriye wo gusuzugura Imana hanyuma baba barahumanye bahinduka babi imbere y'Imana ubwo bwandu bakiriye bagabaye uruhererekane ku bantu bose babakomotseho niyo kamere y'icyaha umuntu wese avukana n'umwana uvutse aka kanya bateruye kuri maternité arayivukana niyo mpamvu Zaburi ivuga 51 umurongo wa 7 ngo dore naremanywe gukiranirwa mu byaha harimo mama yambyari 58 umurongo wa 4 ikavuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwa ntabwo umuntu aba umunyabyaha akuze atangiye kubikora atangiye kubishyira mu bikorwa aba yarabayeho akivuka avuka ari umunyabyaha w'ibyaha byose muri kamere nibyo rwose avukana paki yuzuye y'ubunyabyaha yakura agenda gusa ashyira mu bikorwa ibyo yavukanye niyo mpamvu ibyanditswe byera bivuga ngo dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyindi bakayitondagura tutavuga yose gusambana kuroga umujinya amahane kwirema ibice n'ibindi bisa bityo kandi bakavuga ngo abakora ibisa bityo ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana ibyo nta muntu n'umwe utabyibonaho kandi iyo ubonyeho kimwe birahagije byose biba bihari ubwo icyo bishatse kuvuga hari kamere hakaba n'imirimo ya kamere ikibazo rero umuntu afite ni kamere naho imirimo yo ni ingaruka z'iyo kamere byumvikane rero ko niyo wagerageza kwitwararika kuri bimwe ariko wisanga mu bindi ubwo ni nacyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ko amategeko ubahirije yose agasitara kuri rimwe
aba yacumuye. Yakobo 2:10. Yakobo 2:10. Aba yacumuyeho yose. Yego. Ubwo bivuze ngo uwakora kimwe muri ibyo ubwo imbere y'Imana n'ubundi yabyishe byose. Angana n'uwakoze ibyaha byose. Twihuse rero. Aho niho twavukiye kandi bituma nta ubasha gukiranuka ngo abe yakwemeza Imana. Ntibishoboka. Yego. Kubera ko Imana izi umuntu nk'umunyabyaha uhereye akivuka. Yego. Bikaba bivuze ngo ibyiza bye byakwemeza umuntu nkawe. Ntabwo byo byakwemeza Imana. Yego. Ikindi. Yego. N'umuntu mu mutima we tubwizanyije ukuri. Umutima ugamiriza ko uri umunyabyaha. Kuri iki ngiki abaduteza amatwi abadukurikiye batwumva nkuko wari ubivuze umutima w'umuntu n'umushinjacyaha wuzuye 100%. Ukomeye. Ku buryo ntekereza ko n'abajya bagerageza gusaba Imana imbabazi z'ibyo bakoze bajya banavuga ngo Imana imbabarire ibyo ntibuka nibyo nibagiwe. Bivuze ngo naho yaba atavuze na kimwe ariko azi ko hari ibimuba mwatibuka. Urakoze cyane. Ubwo bishatse kuvuga ko bwinshi bwabyo butuma tabasha kubyibuka no kubyibuka. Icyo nicyo cyitwa ubunyabyaha bw'umuntu. Ni paki yuzuye ibyaha. Kandi ikindi rikatuba kuri inzira ku muntu. Ibyiza by'umuntu n'ibibi bye birahwanya imbere y'Imana. Nicyo gituma Imana yabivuze mu Yesaya 64:5 abango kuko twese twahindutse abanduye ko kandi n'ibyo umuntu yakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizenga imbere y'Imana. Amen. Tukiraho rero. Yego. Nta muntu w'umukiranutse uriho ku bwa kavukire. Nta numwe. Ku bw'iyo kavukire dufite tukomora kuri Adamu nta mukiranutse uhari. Ukora neza ku buryo Imana yabigendera ikamuha ijuru. Yego. Byasabye iki rero niho ngira ngo twinjire. Wowe dukurikiye ntago inzira ijya mu ijuru ica kuri wowe. Ntica muri korari. Ntica ku masengesho. Ntica no mu maturo. Ntica mu maturo yawe utanga. Ntica mu ngeso nziza zawe. Ariko nituvuga gutyo ntiturwanya ingeso nziza. Ahubwo turimo turavuga ko zitaguhesha kwemerwa n'Imana. Kubera ko gukiranuka Imana ishaka ni ukuzuye 100%. Utari mwibyiza bivanze nibibi. Mu Baroma 3:23 hatubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Bivuze ngo standard Imana ipimiraho n'ubwiza bwayo. Niyo waba mwiza ku kigero cy'abantu bagenzi bawe ariko ntuba mwiza ku kigero cy'Imana. Tukiraho rero dukuriye abantu inzira ku murima ku bijyanye no gucyanuka kwa muntu. Umuntu wese watekerezaga ko ibyo akora byiza kwigengesera ko ingeso nziza ze byamuhesha kwemerwa n'Imana tumukuriye inzira ku murima. Ntabwo bishoboka. Ntabwo ari inzira iyo ngiyo yamuhesha kujya mu ijuru. Amagambo twavuze tutasomye mu Baroma 5:18 na 19 twavuze parti ya mbere. Kuvuga igicumuro cy'umuntu umwe cyateye abantu bose guhinduka abanyabyaha banacirwaho iteka. Ariko parti ya kabiri avuga ngo ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyashije abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo buhoraho. Amen. Twagizwe abanyabyaha n'umuntu umwe witwa Adamu. Ariko tunagirwa abakiranutsi n'undi witwa Yesu. Gute rero nkuko twabaye abanyabyaha tutabigizemo uruhare ni nako twagomba kuba abakiranutsi tutabigizemo uruhare. Yesu niwe nanone waje mu isi ari Imana yihindura umuntu. Nkuko umuntu wa mbere yabaye Adamu nyine wa mbere. Ni nako habonetse umuntu wa kabiri ari we Kristo. Abadamu wa nyuma. Yaje nawe uhagarariye umuntu 100%. Nkuko icyo Adamu wa mbere yakoze cyageze ku nyoko umuntu yose ni nako icyo Yesu yakoze cyagomba kugera ku bantu bose. Gute? Niwe wakiranutse birakunda biremera. Yavutse akiranuka kubera ko atasamanywe icyaha. Kuko ntiyavutse ku bushake bw'umugabo n'umugore. Ni Mwuka Wera winjiye muri Mariya asama inda ya Mwuka Wera. Nibyo. Mu gihe mbere twavukaga dukomotse ku bushake bw'umugabo n'umugore tukavugana kamere y'icyaha. Yesu wavuga ku bushake bwa Mwuka ugavuka ari uwera. Niwe wenyine wavukiye mu isi atunganye. Imyaka 33. Ibyanditswe byera niko bivuga ko yabaye mu isi ageragezwa mu buryo bwose nkatwe. Ariko ntiyakora icyaha. Abaheburayo 4
nka 15 nka 15 yego nibyo niwe wenyine wageragejwe mu buryo bwose nkatwe ntiyigera akora icyaha yego kandi ahuje umubiri natwe yego ariko adafite kamere ya muntu y'icyaha aratungana birakunda yera ku gato no ku kanini yumvira amategeko yose yego Imana yasabaga umuntu yego arayumvira arabinonosora 100%. Nibyo reka tuvuge ko Yesu ntiyakiranutse kubera ko yumviye amategeko n'ubundi yarasanzwe ari umukiranutsi kuko niwe Mana. Amen. Kumvira amategeko byahamije gusa ko ari umukiranutsi ariko ntago yashizwe gukiranuka nuko yumviye amategeko ahubwo yarasanzwe ari umukiranutsi nibyo nk'Imana. Noneho rero kumvira amategeko bibigihamya yego kigaragaza ko ari Imana koko. Urakoze cyane. Kuba dukurikiye mugomba kumva umucunguzi ari mu ntoki. Umucunguzi nukora ibyo wasabwaga wotabashije gukora nibyo ariko igihembo kigahinduka icyawe wowe yakoreye nibyo. Yesu rero yaducunguye mu kudukiranukira gukiranuka tutabashaga kubona niho twatsinzwe ubundi twatsinzwe uhereye ku kuvuka nkuko twabivuze yego bigaragara ko twatsinzwe uhereye kuri rimwe ukageza ku cyanyuma yego Yesu araza aratsinda nawe uhereye kuri kimwe ukageza ku cyanyuma ariko atsinze abari twebwe atsindira nicyo twita gutsindishirizwa. Amen. Nuko twe twatsinzwe ariko ibyadutsinze hakaboneka ubitsinda insinzi yigahinduka iyacu ntiyadutsindiye mu gukiranuka gusa ahubwo yadutsindiye no mu gihano twasabwa nibyo yego kubera ko yari amaze kubarwaho yego ibyaha yego kandi ibyanditswe byera bivuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Umucunguzi yarabonetse yego abazweho ibyaha ubwo yarakwiye no kwemera guhanwa igihano umuntu yarakwiriye guhabwa. Tukiraho binumvikane ko impamvu yagomba kuba adafite icyaha no kugira ngo nazira ibyaha koko ntabazize ubusa ibye abazize ibyacu abazize ibya muntu yego rwose kuko yaza kuba afite ibyaha nibyo yari kuba azize ariko niba umuziranenge yarapfuye urupfu rw'abanyabyaha ibyaha yazize ubwo ni ibyande ubwo yarazize ibyacu ni ibyacu wowe dukurikira ndabizi ko ujya ubiririmba ko yazize ibyaha byawe yazize ibyaha byanjye yazize ibyaha byanjye ntangazwa cyane n'imbabazi ze yazize ibyaha byanjye. Amen. Kujya ubiririmba ko yazize ibyaha byawe niye mpamvu wumva nawe ukiri umunyabyaha uraririmba ukavuga ngo yazize ibyaha byawe yego warangiza kandi ukavuga ko uzazira ibyaha byawe ubwo nawe bitekerezeho duteze amatwi ubwo yaba yarazize ibihe keretse uvuze ko Yesu nawe yarafite ibye keretse uvuze ko yazize ibye ubwo mwe indirectement yuvuga ko nawe uzahanwa ubu uri kushinja Yesu ibyaha ubwo abaduteza amatwi ni nako guhakana igikorwa Yesu yakoze ni nako gupfobya ni nako gukandagira ni nako gutuka umwuka wera yego rwose yego mubyirinde cyane icyo nicyo cyaha kiruta ibindi byaha byose ngira ngo ni nacyo cyaha Imana yavuze ko kitababarirwa kubera kuba wahakanye igitambo cyagukuyeho ibyaha ubwo nta kindi kiba gihari k'icyagukuyeho ibyaha ni kimwe cyaratanzwe ugomba kwemera icyo kandi ko gihagije yego rwose tukiraho rero mu by'ukuri urumva hari bibiri by'ingenzi biruta ibindi kimwe Yesu yagombaga gukiranuka mu mwanya wacu hagaragara akiranutse atsinze byose icya kabiri yagombaga guhanirwa abanyabyaha rwa rupfu twakabaye tuzapfa akarupfa mu cyimbo cyacu Yesu rero yazize ibyaha atakoze ariko kwari kugira ngo numwizera agoye gukiranuka kwe utakoreye nawe kukujyane mu ijuru uhinduka umukiranutsi ku Mana ubikesha Yesu nkuko yahindutse umunyabyaha ariko ari wowe nanone azira ibyawe nawe uhinduka umukiranutsi ubikesha Yesu gukiranuka kwa Yesu nujya mu ijuru uzaburirimba nde Yesu apana kwirata
imirimo yawe usiba ko unageze utanagerayo yego ugejejweho n'imirimo ntibyashoboka wakabaye nibura unirata ugezeyo ukayirata ariko ntibyashoboka yavuze ko ari inzira no kuri yego n'ubugingo ko nta wajya kwa data atamujyanye Yohana 14:6 nibyo yego urumva rero ko kujyana si ikindi nuko ibyo wasabwaga ari byo we yakoze nibyo arabiguha nk'ipaki kugira ngo ubyemera bikujyane mu ijuru iyo wizeye ibyo rero ubaye umukiranutsi imbere y'Imana umuntu utabarwaho icyaha na kimwe kuko iby'Imana yakakubaza bibaze kuri Yesu kandi yarabimuhaniye yego igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we impamvu mvu udafite amahoro nuko utemera ko igihano wagahanwa ari Yesu wagihanwa kandi nugira amahoro ku Mana uzanagirana n'abantu uzagirana n'umutima wawe uzabaho neza ikibazo kizaba cyakemutse impande zose nibyo yego ibyo nibyo wizera Imana ikakubara nk'umukiranutsi Abaroma 10:10 umutima ni w'umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka akamwa kabari ko yatuza agakizwa aho nibwo ubugiye mu mwami mbese uba wizeye by'umwami yakoze ubugiye mu bwishingizi bw'umwami ubugiye muri assurance ya Yesu ubwo bupfiriye mu mwami nyine kuko hayirwa bapfiriye mu mwami kuko Bibiliya ijambo ry'Imana niko rivuga ngo nkuko umwe yapfuye niko bose bapfuye kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye kandi akanabazukira urakoze cyane bene data aho rero none uba winjiye mu mwami muri Kristo aho niho ukwiye kwirata ntawe ukwiye kwirata itorero rye cyangwa idini ahubwo ukwiye kwirata ko wizeye umwami Yesu wizera ibyo yakoze ari wowe abikorera ukaba uri umukiranutsi ku bwa Yesu ibyo nibyo byirato nyakuri ukagira ibyiringiro bifite ubugingo hanyuma be bavuze ngo nanone ngo baruhuke imiruho n'imihati ubwo none bari kuvuga igihe tuzakurwa mwono mubiri dusinziriye hanyuma imirimo myiza yo gukiranuka ijyane nabo ibaherekeje yego aho rero abantu bajya bahatinda abantu bakibanda ku mirimo yego izabaherekeza ariko iyo bazajya batari bahamenye batari bamenye uko bagerayo yego ni nko gushaka kwitwaza imirimo nk'aho ariyo tike yego kandi ahubwo abakora imirimo ni abamaze kubona ijuru yego rwose ko ntabwo umuntu akwiye gukorera Imana ngo imuhe ijuru ahubwo kuko yaribonye akwiye gukora akwiye kwitura kandi akitura nyine ni ukwitura wari muhaye nicyo bivuze ni ugukura ubwatsi no mu busanzwe umuntu aguhinga ugakura ubwatsi natwe rero tukiri hano mwiza ibyo dukora byose ntitubikoreshwa no kugira ngo tubone ijuru kuko ushobora no kwibaza ngo kuki abo bantu bari kuri mikoro niba ijuru ridakorerwa twaje gukura ubwatsi ni ukwitura amen tugaruwe no gushima ni ugushima ni ukugira ngo ibyanditswe byera niko bivuga biravuga ngo yaduhindukiye ubwenge buva ku Mana aduhindukira kwera aduhindukira gukiranuka kugira ngo uwirate wese yirate Uwiteka abakora into ba mbere igice cya mbere umurongo wa 33 nibyo muvandimwe mu by'ukuri rero ntituri hano nk'abari gushimisha Imana kugira ngo izaduhe ijuru ahubwo turi hano tuyishimira ijuru ry'ubuntu yaduhaye nibyo kandi nk'uko twahereye ubuntu tugira ngo nabo dutangire ubundi sibyo niyo mpamvu turi muri studio amen imirimo rero yabera imirimo yabera izibukwa imbere y'Imana izibukwa shima ko uwahimbye iyo ndirimbo ayita imirimo yabera databuja nzamukorera ndacogora ngwiza ubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mwisayampa ninyirangiza aza mpamagara ngeze mu ijuru ubwo azaza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo
nziko nzumva izina ryanjye nkitaba. Amen. Amen, amen. Wowe dukurikiye ibyo byiringiro bifite ubwo azaza ahamagara amazina y'abe bose mu gitabo cy'uwo rero ufite ibyo byiringiro bidakoza isoni niwe ukora imirimo izamuherekeza. Yego, uwo mwami atwereka n'ibyo dukwiriye gukora bizaduherekeza tugiye iwacu mu ijuru. Yego, wihera ku bizaguherekeza utari wemererwa kuzajyayo. hari amagambo Yesu yabwiye abigishwa kirya gihe ababwira ngo nari nshonje. Yego, murangaburira. Ariko yarabanje kubabwira ngo mwinjire mu bwami. Yego, bagaba batunganirijwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Yego rwose, kuko nari nshonje. Yego, ntabwo yavuze ngo nari nshonje murangaburira mwinjire mu bwami. Oya, babanje kugera mu bwami. Yego, ahubwo bashimirwa bagezeyo. Yego, urakoze cyane. Icyo kintu rero abantu bacyumve neza. Iyo tuvuga gutya ntituba duhakana imirimo y'abera, ahubwo tuba tuvuga ngo banzube wera. Nibwo n'imirimo y'abera uzajya wayimenya cyane ko utanayizi. Umwana utaravuka Yego, yamenya imirimo yo mu rugo, yamenya se ko iwabo bakenera amazi, yamenya ko bakubura se, yamenya se ko bahirira wenda inka. Oya, nibyo ntiyabimenya. Nibyo ntiyabimenya. Arabanza akavuka. Yego, yamara kuvuka. Yego, agasanga imirimo mu rugo. Icyo mbivugira icyo nanjye no kugira ngo wowe utwumva ntunitiranye imirimo y'abera nimusanzwe ukora ushaka ijuru. Oya, nibyo ni imirimo uzakora ari uko wamaze kubona ijuru. Nibyo kandi wari guhaye nta niwe uzakumenyesha ibyo ukwiriye gukora. Nabwo utatekereza ko uzafata ibyawe akaba ari by'umushyira. Ahubwo mw'urwo rugo azagorera ati mu rugo wagezemo dore abana ba hano uko bakora dore uko bitwara. Sibyo? Twe kurangazwa n'imirimo. Nibyo. Ahubwo kuko biriya vuga ngo abantu bashishikajwe n'imirimo ntibashishikazwa no kwizera ngo basitara kwibuye risitaza urutare rugusha. Hari benshi basitaye. Ariko Paul avuga ati se basitariye kugwa rwose. Ngo barisitayeho ngo kandi aho ryagenewe. Ni naho avuga ngo ryagwiriye ngo ryaramuhinduye ivu ariko sitayeho ryaramuvunaguye. Reka rero tubasabe mujye muha agaciro iri jambo ry'ubutumwa bwiza ribabwira uburyo mwagera mu mwami. Nibyo. Hanyuma iby'imirimo izabaherekeza n'ubundi muzabisanga mu mwami aho nyine. Irimo kuko ibyanditswe byara niko bivuga. Yego. Abefeso 2. Yego. Umurongo waho w'8 kugeza ku wa 10. Yego. Kugeza ku wa 10 niko havuga ngo yaturemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Habanza kuvuga umva ikibanza nicyo gikomeye. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo batagira umuntu wirarira. Kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Amen. No kwigenderamo irahari. Itandukanye n'iyo wibwira. Niyo usanga mu mwami. Irateguye muri Kristo. Amen. Amen. Reka rero kugira ngo tutabacura kuko dusigaranye iminota nka 25. Yego. Turagira ngo tubateguze muduhamagare. Nimero mugiye kuduhamagaraho ni 0782 44 21 25. Iyo ni MTN. Hanyuma hari na Airtel 073 83 amazeru 5 akurikirana. Twazisubiramo ahari 0782 44 21 25. Iyo ni MTN. Hanyuma Airtel 073 83 amazeru 5 akurikiranye. Muduhamagare dusangire ikiganiro kandi turishimira kuganira namwe. Twari tunabakumbuye cyane. Twari tubakumbuye rwose. Tubahaye ikaze cyane. Ngira ngavuyeho n'abandi ni karibu. Twiteguye kubakira dusangira umunezero. Allo. Country FM. Allo, Country FM. Allo.
uravugana na Pascal Biramuka. Yego Pascal Biramuka, Ndi ku Nkombo niho mperereye. uherereye ku Nkombo. Mhm. Ikiganiro wacyumvise cyagufashije ute? Ikiganiro nacyumvise neza. Yego. Kugira ngo mbanze mbashimire cyane. Ko uyu mwanya kuko mubivuze ntabwo twawuherukaga. Byiza cyane rwose ndabashimiye. Yego. Barakatekerezo niba ari inyunganizi. Yego Pascal. Hano mwavuze ko Yesu yapfiriye ibyaha byacu. Yego ndabyemera cyane ariko nkibaza. Shitani ko dukora ibyaha turi abantu. Ese shitani akorera umuntu icyaha cyangwa umuntu niwe ukikorera? Arakimukoresha. Aramushukashuka umuntu akaba ari we wifatira umwanzuro. Yego. Siko bimeze buriya umwanzuro wo kugikora umuntu niwe wifatira ariko yashutswe. Niko mbyumva. Yego. None se nimba shitani atabasha gukorera umuntu icyaha, ni gute Yesu azakiranukira umuntu? Okay. Urakoze cyane. Aho hantu ntabwo mbasha kuhasobanukirwa. Gusa nyine hari icyo nari mfite nk'igisubizo nibwira, ariko ku giti cyanjye wenda mwazamfasha. Yego nta kibazo. Ndatekereza mvuga ngo Yesu akiranukira umuntu. Ndavuga ngo Yesu ntabwo akiranukira umuntu, ahubwo ahereza umuntu intwaro, umuntu akaba ari we wigira ku rugamba. Ntabwo Yesu azagukiranukira, ahubwo yarangije kugukiranukira. Ariko hari icyo ahereza umuntu kugira ngo kimubashishe nyine gukomeza kubaho nyine atsinda ibyo bibi. Pascal, umucunguzi wabuze ari muntu ki? Umucunguzi no wagucunguye nyine akemera akakuzira. Yego. Iyo maze kukuzira se bimwe wari kuzira ubu kibizize? Iyo ndaziretse ntabizira. Oya, iyo nyine hari ibintu byari bihari wagomba kuzira runaka. Noneho hakaboneka uza kubizira mu cyimbo cyawe. Bakabimuziza. Usigara uri icyo ubwo imbere y'abaguhigaga. Iyo abizize usigara ugaragara nk'iki imbere y'abakugenzaga kw'ibyo ngibyo. Icyo gihe ubu uri umwere. Noneho Pascal, udufashe ukomeze wumve iryo jambo neza ry'umucunguzi. Kubyumva. Noneho uraza kumva uburyo Yesu yagucunguye ku byo waryozwaga ku Mana. Noneho ibyo ubyizeye rero ubu mwere nyine imbere y'Imana. None se ubu nkiriho sibyo? Yego. Ndamutse ntabiretse nibwira ko hari uwabizize, urambwira ko ntazagira ingaruka zayo? Banza wizere wabizize kwanza. Ndabyumva. Noneho kwemera ko yabizize ni kimwe, no kubireka ni ikindi. Kandi no kubireka nta mbaraga zabyo wowe ufite, ariko wowe ngo warazifite zo kubikurekesha. Ariko ubanje kwemera ko byibura yabizize kandi byose. Ndabyemera pe. Noneho oya, ntabwo yemereje 100%. Niwumva ko yabizize byose, urabanza wumve ko wowe dosiye yawe nta igihari mu bushinjacyaha bw'Imana. Numara kumva ko dosiye yawe nta igihari, d'abord urabanza ugira amahoro kandi wumve ko ubanye n'Imana amahoro. Ubikesha. Ariko igihe mbiretse. Oya, ntago ari igihe ubiretse, kuko ibyo bibaho utari wanabireka. Ahubwo ubanje kwizera gusa uwo ngo wabizize. Kubireka ni ikindi kizakurikira nacyo uzashobozwa n'uwo nguwo. Ariko icyambere ni ukwemera umurimo wakorewe ku musaraba kandi warangiye kandi kuhagije. Wo kuba Yesu yarapfiriye ibyaha bya Pascal atari yaranavuka ngakoremo na kimwe. Ibyo nibyo ntambwe ya mbere. Indi ntambwe ku y'uburyo Yesu azagenda kugira neza nayo uzayiharira Yesu kuko arayishoboye. Ariko emeranya nawe byibura umurimo unoze kandi urangiye yakoreye ku musaraba.
yego urakoze cyane reka twakire n'abandi yego none se ikindi kibazo nari mfite icyo kibaze wihutisha hariya mwavuze ko umuntu avukanye ibyaha avukanye icyaha cy'inkomo ni gute umuntu yavutse yisangana kamere mbi imukoresha ibyaha kandi uwakiriye iyo kamere mbi yari yakiriye tudahari nuko utari kubyemera nubyemera nyine izagenda nayo nuko utari kubyemera iyo wizeye ugahinduka umukiranutsi anaguhana kamere ikiranuka nyine ariko icya mbere wizera nuko ibyo byaha nyine yabitwaye koko akanabizira ari hagati ya shitani na Adamu ninde wabanje gukora icyaha ni shitani mu ijuru ni shitani kuko yarigometse aramanurwa hanyuma rikaza no gushuka umuntu ubwo Adamu ni uwa kabiri mu bacumuye uretse ko uwa mbere atari umuntu uretse ko uwa mbere atari umuntu nyine nawe urabyumva uvuze ko ari shitani uwa mbere we ntabwo ari umuntu waretse tukakira abandi ko ibyo bibazo bindi ntacyo byagufasha saba murakoze cyane ukomeze ukurikira ibiganiro turabakunda cyane hari benshi bagiye bahamagaramo bakomeze bahamagare tubateze amatwi dusangire nabo biratunezeza natwe ni byiza gusa abantu birabagora kumva ko ibyaha byabo byose Yesu yabizize kandi ikibagoye Alo Country FM na Olivier Mateus Olivier turakumva cyane turabashimiye kubisigana cyiza mwatugejejeho yego ariko njyewe nibwo nari ngifungura inyakiramajwi yanjye enda mwambwira muri make kubera ko umwanya ari muto tutagisubiramo cyose ni ikiganiro cyitwa ijuru ntirikorerwa gica hano kuri Country FM buri wa kane guhera saa 2 z'ijoro kugera saa 3 z'ijoro cyari kimaze iminsi kitatambuka ariko cyasubukuwe kuwa kane noneho uzatangire saa 2 rwose mu kadomo kugira ngo noneho usobanukirwe neza noneho ukomeze unakurikire uraza kumva byibura ibyo abandi baza kuvuga bakurikiye uragira icyo ukuramo urakoze urare neza turagukunda cyane ni byiza rwose twari turi kuvuga kubera ko umuntu ntabwo yamenye igihe yabereye umunyabyaha yego ko iyo utamenye ko wabaye umunyabyaha uhereye ku kuvuka ushobora no kumenya uburyo ki wabaye umukiranutsi nabwo utabigizemo uruhare kandi ibigendanye no kureka imigenzereze mibi nk'ibyaha ibyo n'ubundi birekera Yesu kuba duteze amatwi nibyo rwose ko ukabanza ukabuwera imbere y'Imana ubikesha kwizera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba ko yazize ibyaha byawe. Alo Country FM muri bande muherereye he? Avugana na Igihundwe. Yego izina kwanza ntaryo nagira nsubize izina ntabwo twaryumvishe neza nyabinshuti zashe yego nagira nsubize Pascal ku kibazo yibaza yego we nabanze yemera uwo Kristo yatumye yemera uw'Imana yatumye uwo Imana yatumye nibwo azabasha gutsindishirizwa yego akamenya icyo akwiye gukora kuko aracyafite gushidikanya yego arashaka kugira imibereho myiza cyangwa ingeso nziza kandi akiri umunyabyaha ntabwo byakunda nabanze yemererwe kuvuka kuri Kristo agira n'imico ya Kristo kubera ko yamuvutseho nibyo rwose kuko umwana utari ukivuka ibye birebwa n'umurezi urakoze cyane ariko iyo amaze gukura ahabwa umugabane kwasi yego
Pascal rero ntabwo ari gushaka kubanza gufata umugabane kandi atari yemererwa kuvuka kwa yego ariko ni ikibazo asangiye urakoze kunganira kira kibazo agisangiye n'abantu benshi Pascal yego ariko ngiye ndagira ngo tuzashaka ukuntu duhora tuganira ari byinshi nshaka kurushaho gusobanura turaza gutanga nimero dusoje zitari izi za studio abari zo zaduhamagaraho tuganire murakoze bavandi yego urakoze cyane nawe abantu benshi bahita babaza ngo ariko ngo mbiretse mbese bahita bumva ko icyo basabwa ari ukureka gukora ibyaha ariko batari babanza no kwakira imbabazi z'ibyaha ntabwo yumva ko iyo ari intambara maze igihe arwana yamutsinze ngahubwo yemera uwayitsinze yego none yemera uwayitsinze ari watsindira atsindishirizwa amen amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza uburyo bwombi ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura simfite icyo naguha ndagushakaho ubuntu unyuhagira ibyaha mutabazi negupfa unyuhagira ibyaha mutabazi negupfa amen amazi n'amaraso byo mu rubavu rwa Yesu yekiza uburyo bwombi icya mbere n'urubanza rw'ibyaha icya kabiri ni imbaraga mbi zabyo yego ikibazo abantu bashaka gukira imbaraga z'ibyaha ariko batarakira urubanza ntabwo byashoboka ntabwo byashoboka bisaba ngo umuntu abanze akire urubanza rw'ibyaha agiye yakira imbaraga mbi zabyo erega bigenderamo urubanza ruvuyeho mu mutima ukamenya ko ijuru Imana yari guhereye ubuntu ukamenya ko Imana yakubabariye ibyaha byawe mu maraso ya Kristo Yesu kumenya ibyo ni ukuri bigomba kugukiza n'imbaraga mbi z'ibyaha amen nibyo rwose njya nkunda kubaza abantu icyo kibazo ni gute umuntu ashaka gukora imirimo yo gukiranuka kandi atari umukiranutsi bishoboka bite country FM alo turabumva cyane muri bande muherereye he nitwa Hakizimana Zaria ndi Karongi ambasaderi w'ikiganiro turakuyambiye cyane ngo rwose mana gusa nyine kuvuga byateguye ariko numvise ikiganiro cyongeye gusubiramo yego ariko nanjye hari gushimira Imana yego mvandimwe tumaze igihe tutumva ikiganiro twibaza ese abantu koko barongera kumva ubutumwa bwiza gute turabisengera ariko turi kumva Imana yongeye kuvura ibitabo yumva amasengesho bavandimwe rero numvaga ndi gushimira Imana cyane ariko hashingiye ku rukundo Imana yamuze nk'uko mwakomeje kugenda mubivuga rero koko Imana yakoze ibikomeye nanjye Karongi inkuru nziza ingeraho ndakizwa ariko nanjye numva ubutumwa kuri radiyo yego rero kuko nk'uko abantu babyumva basa nkaho nta gaciro babihaye ariko njye narikahaye numva ubutumwa bwiza ndetse mbwemeza mu mutima wanjye ndizera ndakizwa ndi umwana w'Imana mbimaranye imyaka irenga mu 8 amen ibyo bintu byankoreweho ndabigendana numva nyuzwe numva nkijijwe ndetse nanjye ndi kwamamaza ubutumwa bwiza inkuru nziza imaze kugera ahantu hose amen kandi abantu bari gukizwa rero ndavuga ni ukuri umuntu wese uteze amatwi country FM ni ukuri niyemere ubutumwa bwiza nta handi hantu wanyura nta yindi nzira umuntu anyura ngo abone ijuru yego sibye inzira Imana yaduciriye binyuze mu gitambo cya Yesu Kristo cyatangiye kugira ngo bihagire iteka ryose ushaka kuvugamo akantu gato cyane mvuga ngo ubundi gupfa no guhanwa no kuzuka cyagiye Yesu Kristo apfuye byo twari dupfanye nawe ariko n'ahambwe duhamana nawe anadutuzukana nawe ariko ibyo bisobanuye ngo iyo umuntu ageze hafi yo mu kuzimu Yesu Kristo kinamukorera no kumusaba mu gitabo cyo kurimbuka kandi yamuzamukanye mu ijuru no kumurika mu gitabo cy'ubugingo amen byizeye rwose umutima uranyurwa ukumva umeze neza ndi kumwe n'abavandimwe nabo rero bagatoza
ariko na Innocent ndetse na Jacques baduhe turabakumbuye amahoro bavandimwe turakumva neza amahoro bavandimwe amahoro ni Innocent amazina nitwa Sebahire Fideli ariko n'umwami wacu Yesu Kristo ubwo yazaga hano mu isi ari njyewe aje kureba ahubwo isi yose yuzuyemo icyubahiro cy'Imana cyabonetse ubwo Yesu Kristo yemeye kuza kongera gucungurira Imana abantu ubwo twese twari tuzeye kubw'icyaha cya Adamu. Ariko Yesu Kristo araza kugira ngo nanone adukize icyo cyaha cy'inkomoko umuntu yongere kubaho hano mu isi ahimbaza Imana, ari intungane, ari umwere, ari umuziranenge kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nshimiye Imana rero kubw'iki kiganiro abari kucyumva bose, ndabararikira kwizera ubutumwa bwiza buri kuvugirwa kuri ino radiyo. Imana ikomeze ihimbazwe bityo tuzahurire mu ijuru duhimbaza umwami wacu. Suhuza bene data badukurikiye. Amahoro ni Jacques Karongi. Jacques Isashimwe mutagatifu Jacques. Ndabayambiriye abandi bumva ubutumwa bwiza byanyendekeye. Amahoro. Munezero w'ijuru. Abel. Umunezero w'ijuru niwo munezero utundi munezero nta wundi ubaho. Abantu bajya binezeza kuvuga ngo najya ku mazi ntabwo tubirwanije, bakajya mu mipira, bakajya mu bintu bitandukanye byo kunezera mu mafirme, ni ukuri babijyamo bagerageza kunezerwa, ariko umunezero w'ukuri ni umunezero umuntu agira yizeye ubutumwa bwiza, akuweho umutwaro w'ibyaha, abaye umukiranutsi ku Mana, amenye ko atakirimbutse ukundi. Hari umuririmbyi nkunda uvuga ngo iteka nagendaga ndemerewe n'iteka nagendaga ndemerewe n'ibyaha ntihagire ikibasha kumara umubabaro kugeza ubwo nageze ahantu heza cyane hangiriye umumaro ntazibagirwa ukundi. Ndashima umusaraba, ndashima ya mva nziza, ariko cyane ndashima umwami Yesu. Iri ni itangiriro ry'umunezero wanjye, aha ni umutwaro wamvuye ku mugongo. Amen. Nawe uduteze amatwi wakuvaho. Rikaba itangiriro ry'umunezero. Umve ko wagerageje kwinezeza bikananga. Byaranze. Ariko noneho turi kurangira itangiriro ry'umunezero. Wanezerwa bivuye ku mutima kandi ukanezerwa iteka ryose, nkuko dusoma mu Batesalonike hatubwira ngo mwishime iteka kandi musenge ubudasiba. Kwishima iteka birashoboka nubwo hanze hari ibibazo, ariko kwishima iteka mu mwanya birashoboka. Amen. Ariko si ubundi mu isi ho ni iki umuntu akeneye uretse kwishima? Ariko umuntu aramutse abonye aho yagura ibyishimo by'iteka ntiyanatanga ibyo atunze byose uretse ko bitanabigura. Ibyo yaba yaraharaniye mu gihe runaka ariko ntibyabigura. Ariko Imana yatanze ibyishimo ku buntu. Amen. Kandi ibyishimo by'iteka byose bikomotse kuri yo biciye muri Kristo Yesu. Amen. Bikaba bigenewe abazizera Yesu Kristo bose. Nibyo Baroma 5 guhera ku murongo wa mbere avuga ngo nuko rero ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Niwe dushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera kugira ngo tubone uko twiringira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'umwami wacu. Ngo kandi ngo si ibyo gusa nabo ngo twishimira no mu makuba yacu. Nicyo nendaga kuvuga kwishimira no mu
no mu makuba. Ntabwo ku mazi wakwishimira mu makuba, ntabwo byakunda, ntabwo waba wagiye kwishimisha mu buryo abantu bishimishamwo uri mu makuba ngo bikunde, ariko mu mwami aho hantu ho birakunda kwishimira mu urumva rero mu by'ukuri nubwo tuba dufokasinga cyane ku ijuru, tubabwira ko kwizera Yesu biguhesha ijuru, ariko tuba tunazi ko muri we hahishemo n'ibyishimo, nibyo, n'umunezero, n'amahoro, n'umutekano, n'ibindi byose umuntu yabuze. Muri 123 arabivuga. Avuga ko yajyaga ajya kwiriba ry'isi afite inyota nyinshi cyane, yaba agiye kunywa ngagakama ngakayabura akiheba, arafata ubu ni Yesu mpaza wenyine nta n'irindi zina nemera. Avuga ngo kubera iki? Kubera ko ubugingo ndetse n'umunezero bibonekera muri we. Tiwumva se? Ntabwo harimo ubugingo gusa, ahubwo harimo n'umunezero. Yego. Ese ubu ikintu umuntu akeneye ni iki? Kubaho ufite ubugingo buhoraho, mbese uzabaho iteka ryose kandi ukabona nezerewe. Si byose mbese ukanezerwa mu isi, ariko wanayivaho ukazakomeza ukanezerwa. Amen. Ntako bisa bakunzi bacu. Turabararikira mu by'ukuri kudakerensa iri jambo ry'ubutumwa bwiza. Nibyo, niba hari ikintu cyo kwifuzwa ni ukwizera Yesu, ukabaho uri umukiranutsi ku Mana, ukabaho uri intungane, yego, ukabaho uryamana ijuru, yego, ukaribyukana, yego, ukarijyana mu isoko, yego, ukaritahukana, yego, ukarijyana mu murima, yego, wahingura ukarihingukana, yego pe, wasinzira ukarisinzirana. Amen. Arahi cyanditswe bivuga ngo n'ubutunzi butagira akagero bubonerwa muri Kristo Yesu. Yego. Nibyo. Hari wigeze adusaba nimero, ahari banza ari Pascal niba mbyibuka neza. Tutaratanga nimero. Yego. Turi kuri YouTube. Yego. Munsaje kuri YouTube channel Ijuru Ntirikorerwa TV. Yego. Ijuru Ntirikorerwa TV. Mudushakeho mukurikira ibiganiro bya buri munsi. Dufite groupe WhatsApp. Yego. Nimero tugiye kubaha muzazi dushakiyeho tubashyire no kuri groupe ya WhatsApp. Nimero zanjye nge Emile uvuga ni 0784 42 ariko mfite na Airtel ni 0733 99 ariko MTN navuze niba kuri WhatsApp n'uwashaka kujya kuri groupe yanyandikira kuri iyo ngyo tukamushyira kuri groupe. Yego. Nanjye nabaha inimero zanjye mugisha ni 0788 39 26 5. Iyo idaciyemo hari nindi ya 07 18 25 900. Nibyo tuzishimira gusangira namwe umunezero w'ijuru. Yego. Tuzishimira kumva makuru meza yuko namwe uyu munezero watashye mu mitima yanyu. Twamera nka Petero wavuze ngo nta feza dufite cyangwa izahabu twabaha, ariko dufite turakibaha kandi cyabarutira ifeza kikabarutira n'izahabu ariko yamuduhanye n'ibindi byose. Muri Kristo nyine harimo byose. Ariko banza ugere muri we n'ibintu uzabisangamo. Reka mvuge rero ngo ibiganiro byacu nakagaruka twongere tubonane ku wa 4 utaha. Yego. Saa 2 kugera saa 3 105 n'ibice 7 Country FM. Turabashimiye. Bye bye.